eh, bavandimwe bene rubanda dusangiye ukwemera kandi dusangiye igihugu. Eh, ngarutse kugira ngo nshimangire ikibazo nabonye gifite kitumvikanwaho neza, cyane cyane ku bakiri batoya batarumva ikibazo cy'amoko. Hari ubwo n'ahandi nakurikiye uko ibiganiro bigira mu byerekeranye n'amoko yo mu karere cyangwa yo mu Rwanda hafi aho ngaho. Noneho usanga mu buryo bw'amateka hari ibintu byagombaga gusobanuka koko. Ntabwo ubwo jyewe numvaga ibintu byagombye kuba byijyana, ariko ntabwo byijyana, ahubwo n'ababijyana ubwabo biragaragara ko bajyana ibyo batumva. Aha ku iki kibazo cy'amoko, jyewe ukuntu nagitangiye nerekana yuko amateka batwandikiye mu by'ukuri bagize amahirwe yo guhura n'abayazi, ariko bagiye kubera ko amateka y'u Rwanda yagendaga ahanahanwa mu buryo bwo kuvuga, barayamemorizaga, noneho abana bakagenda bayafata, abuzukuru, gutyo 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 gutyo. Ariko bigiye kujya mu nyandiko, ababishyize mu nyandiko aho kubicisha mu nzira ayo mateka yagombaga kujyamo, bayanyuza mu iyindi nzira. Jyewe ndashaka kubabwira ibyiyandikiwe n'abo Alex Kagame n'ishuri rye ubwaryo. Bavuga ko amateka yagendaga mu nzira y'ibisigo, ariko igisigo cya mbere u Rwanda cyatanzwe n'uwashyizeho ishuri ry'abasizi, kandi iryo shuri ry'abasizi arishyiraho kugira ngo bakurikiranye batazibagirwa amateka y'abami, nk'uko ababanjirije uwo umugabekazi washyizeho iryo shuri ry'abasizi baravuga bati ibyababanjirije byaribagiranye, ariko guhera abo basizi bagiye gukurikirana amateka y'abami. Mu by'ukuri amateka y'u Rwanda, inshingano yayo yari ayo gukurikirana amateka y'abami. Byakozwe kuri umwami kanaka
simbuwe na kanaka gutya. Hanyuma abasizi mu gihe cyo kwandika babwiye uwayanditse yuko abami bazaba 43, ariko ntabwo babwiye cyangwa se ntiyabyumvise Alex Kagame aho atangiriye n'aho 43 bazarangirira. Bivugwa yuko Alex Kagame atabivuze izo limite zombi. Noneho ikibazo gihari rero ni ikihe? Iyo ugiye mu moko urabanza ugasanga maze iminsi numva bavuga ngo amoko mu Rwanda yari 19, benshi baravuga 19. Ariko jyewe nkurikiye ibyo umunyamateka Jean Vansina uko yabikurikiranye yabitohoje kandi yari abifitiyemo ubushobozi, yagiye atubwira ku buryo ni ukuvuga ngo bwuzuye, habayemo aka erreur gato cyane. Atubwira uko abo bami bagiye bakurikirana n'ibintu byabagaho byagize mu gihe cy'abo bami. Ibi bitandukana n'ibyo Alex Kagame yatwandikiye, kuko we yageze aho, ni ukuvuga ngo mbere y'ubwami bwa Rwabugiri ntabwo yigeze avuga igihe nyacyo abami bamaze. Yahise afata umubare wa 33 imyaka y'umwami. Ni ukuvuga ngo ibyakozwe n'umwami mbere ya Rwabugiri, rimwe na rimwe niba yabyanditse ku bami batari ba nyirabyo. Ni ukuvuga ngo guheraho wafata yuko amateka bagiye kutubwira mbere ya Rwabugiri atari amateka y'u Rwanda, cyangwa se atari amateka nyayo y'u Rwanda, kuko igihe udafite igihe kizwi umwami yamaze, ibyo uzamushyiraho ukamushyiraho igihe standard imyaka 33, ntabwo ibyo ugiye kumuvugaho ari mu byo mu Rwanda. Noneho rero nujya gusoma igitabo Alex Kagame yanditse, les organisations socio-familiales de l'ancien Rwanda, Bruxelles 1954, 54, ku mapaje 37 kugeza 61, aravuga ibyerekeye
clan 15. Abarimo bavuga aha ngaha 19 muze kongera gutekereza neza, ariko muri izo clan 15 Alex Kagame avuga muri 54, mbere ya 54 aravuga ngo tanga generalite, hanyuma akavuga ngo hari clan d'origine céleste, clan d'origine céleste. Iyo itandukanye n'izindi. Noneho akavugamo muri izo harimo izo clan kwa Gihanga, kuko Gihanga niwe wahanze u Rwanda, hakavamo le clan zifite totem crapo ni 3, ni Abega, Abakono, Abaha. Noneho ku bwa gatatu urumva yavuze icya mbere, yavuze generalite ya byose, none ijya kabiri avuga le clan d'origine céleste, ni za zindi zitwa ibimanuka. Hakanyuma hakaza le clan zivuye kuri Gihanga, ubwo donc ni d'origine céleste, harimo le clan zivuye kuri Gihanga, iyo ni point A. Point B hakaba le clan za totem crapo. Totem crapo ni igikeri niko kanyamaswa gasimbu gusimbura symbolize symboliza izo clan. Noneho ku bwa gatatu akavuga le clan terricole zariho mbere de l'actuelle dynastie. Aha rero iyo urebye ukuntu abitondekanye gutyo, niho jyewe mfitiye ikibazo ku byo yanditse uyu mupadiri, kuko reka avuga za mbere ya dinasiti atandukanye cyane na Vansina, kuko Vansina we avuga ko u Rwanda rwa Gihanga rwa Ndori niwe Gihanga mu by'ukuri, n'ubu u Rwanda iyo ruhuje Ndori, we niwe wabaye, niwe wahuje Runo, Ndorwa na Nduga, azihuzamo igihugu kimwe akita u Rwanda, noneho kiraga nyine kiranda nk'uko cyagombaga kwanda. Ariko mbere y'uko Ndoraza na Nyirarumaga nta Rwanda rwabagaho, ziriya clan avuga ntizabaga mu Rwanda. Aravuga ngo antérieur à la
l'actuelle dynastie, ni ukuvuga dinasiti nyiginya. Dinasiti nyiginya yazanywe na Ndoli. Anteriyeri Andoli ntabwo hari mu Rwanda, hari abami bari benshi, ubwami bwari bwinshi aho hose. Izo za Bugesera, izo za Nduga, izo za Buhayo iyo ngiyo, izo za Bunyoro, Burundi, za Gisaka, izo zose zari zihari ari nyinshi, ariko nta Rwanda rwariho, nta baturage b'u Rwanda bari bariho, ahubwo baje kuba abaturage b'u Rwanda babaye muri ya ntuza, cya gihugu, bwa bwami bukozwe na Ndoli na Nyirarumaga. Ubwo abo bantu bari aho ngaho, abo bantu batangiye u Rwanda niyo baforumye za clan. Uyu Alex Kagame avuga ngo ni anterieur, ahubwo nizo zabaye forume mu gihe u Rwanda rutangira. Izo clan tuzivuge ni izihe? Ni Abazigaba, ni Abagesera, nubwo atari byo ariko yabashyizemo hariya kuriya, ni Abasinga, ni Abacyaba, ni Ababanda, ni Abenengwe, ni Abongera cyangwa se n'Abungura, Abasita. Ariko ndabona sinzi impamvu adashyiramo Abatsobe, kandi Abatsobe bari batangiranye na Ndoli, Abatsobe, ariko ntabashyizemo. Muri ntuza Ndoli ajya kugenda, ingoma ye donko yasize iyo dinasiti nyiginya, ayisigira Kanyarwanda. Kanyarwanda niwe utangira intuza la dinasiti nyiginya. Amazina y'abami uko nayavuze ubushize tuga mu kiganiro na Serge, umwami Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, ayo mazina yasizwe na Nyirarumaga, yasigiwe Abanyiginya. Amazina y'abo bami yasizwe na Nyirarumaga. Iyo bajya kuzana ba Mibambwe, ba Kigeli, bantuza ba mbere ya Nyirarumaga, biravuga yuko ayo mazina bayakopeye, ariko bayavanye, yari ari mu kindi gihugu cyitwaga Ubugesera. Ni nayo mpamvu hariya ashyiramo Bugesera. Ubugesera bwari butaraza mu Rwanda nubwo burimo hariya. Ayo mazina ya clan zitangira u Rwanda, yewe ndakura nk'Ubugesera, kuko Abagesera bari muri ntuza yabo, mu bwami bwabo bw'Ubugesera bwari butaratangirira mu Rwanda. Ahangaha turimo turavuga mu 1510 na 1543 niho ubwami bwa Ndoli bwamaze imyaka 33. Noneho inyuma yaho ubwami bw'Abanyiginya bwarakomeje,
eh, abami bagenda banasimburana bageze ku mwami witwa eh, Yuhi Mazimpaka. eh, umwami w'u Bugesera aza kumwinjira ngo bamufatanye yarinjiye abagore b'umwami babiri bava inda imwe, baza ku habayemo sida ikomeye, nuko bon, umwami Mazimpaka aza gufata umuhungu we amugira Karemera Rwaka, amugira umwami coadjuteur cyangwa korenya, amugira umwami mbere y'uko atanga. Arangije gutanga umwami arakomeza, yari amaze n'imyaka 7 ategeka ari wenyine, ariko haje kuza inkonkobotsi zivuye muri kwa wa mwami bari bafatiye mu gikari kwa Mazimpaka, nuko bavuye mu Bugesera baraje bica umwami Karemera Rwaka, ubutegetsi barabutwara. Aha rero niho nifuza ko abantu batangira kumva aho ukuntu yamantuza y'amoko yandi ariya bavuga yuko le camp du totem crapaud, le camp du totem crapaud ni 3, ariko ubundi ni clan imwe, ni sukara 3 ariko za clan imwe. Abo ni Abaha, Abakono n'Abega. Abinjiye ubwa mbere bakica umwami w'Abanyiginya Karemera Rwaka ni Abaha. Abaha baramwishe baratwara. Mugabo Cyilima Rujugira yari kumwe n'umuhungu we Kigeli Ndabarasa, yari kumwe n'undi muhungu we wa kabiri wagize agiye kurwana mu Burundi agapfirayo. Ariko ahangaha mwibuke umugore we niwe wamaze imyaka hafi 30, wa muhungu wa ntuza wapfiriye mu Burundi yitwaga Gihana. Umugore we yitwaga Nyiratunga. Uyu Nyiratunga yaje kongera kuboneka mu Rwanda, aje kubyara umuhungu we witwa Gahindiro. Ariko ubwo mbere y'uko Gahindiro avuka, ni ukuvuga ngo Cyilima Rujugira yarimye ku ngufu, apfuye umuhungu we Ndabarasa arima, apfuye umuhungu we Sentabyo arima. Noneho uyu Sentabyo apfuye, apfa u Rwanda rwari rumaze kwiyomeka ko gufata igice cya kabiri cya Bugesera, kuko ikindi Uburundi bwari bwagitwaye. Bumaze kugitwara rero, wa mugore wa Gihana yari yarapfuye hashize imyaka hafi 30. Wa mugore wa Gihana waje utwite mu 1799, niho binjiye bavuye mu Bugesera. Mu 1800 abyara Gahindiro 1800. Umwaka ukurikiraho
igihumbi na magana inani na rimwe Gahindiro aba umwami. Murebe ubwo abaye umwami, mu by'ukuri ingoma y'Abaha yari irangiye, ubwo hinjiye ingoma y'Abakono. Uriya mwana ise yari yarahungiye umwami yitwaga umwami Sekarongoro, muri izo ntambara we yahungiye mu Gisaka, ariko baje gutegeka u Rwanda ari umwana, ariko haza musaza wa Nyiratunga ariwe witwaga Rugagi. Uyu Rugagi niwe wimye ingoma ya Gahindiro. Gahindiro arinda apfa, ahubwo aza no gukomeza k'uyu mwuzukuru ariwe witwaga Rwogera. N'umwana wa Nyiratunga ni Gahindiro. Gahindiro abyara Rwogera, amubyarana na Nyiramongi, ariko Nyiramongi we yabyawe nande? Yabyawe na wa wundi Rugagi. Nyiramongi na Rwakagara babyawe na Rugagi. Noneho urumva Gahindiro abyaye Rwogera. Rwogera abyaye Rwogera yabyawe na Nyiramongi, we n'umukobwa witwa Urujeni. Urujeni ni umukobwa wa Nyiramongi hamwe na Rwogera. Noneho mwumva aho ibintu bizaza gupfira. Rwogera abyaye Rwabugiri. Rwabugiri yimitse Rutarindwa, ariko ubwo Rwakagara musaza wa Nyiramongi aza kurongora Urujeni, aza kurongora umwishywa Urujeni, umwana wa Nyiramongi. Aha ngaha niho ruzazingira rwose, ruzagira. Ingoma y'Abakono irangirira kuri Rutarindwa. Noneho haza ingoma y'Abega ku Rucunshu. Ingoma y'Abega itangiye ku Rucunshu, murumva Abaha ya totemu, babandi bahuje totemu karapo. Abaha bararangije, Abakono barangije ku Rucunshu. Nyuma yo ku Rucunshu ni Abega kugeza n'uyu munsi. Noneho ubwo ibibazo nagiye mpura nabyo, ni abantu bakibaza ukuntu
bamwe bakwitwa gutyo abandi bakwitwa kuriya, mbese aba n'aba bashobora kuba ubwoko ubu n'ubu muri iyo ntuza. Hari ikintu ntari nashyizeho imbaraga mbere, ikintu cyitwa totemu. Nta bwoko butagiraga totemu. Iyo bwidekararaga ubwoko bwabaga bufite totemu yabo. Bwari buhari bumwe, bwari buhari. Ubwo iyo butabonaga, tuvuge nk'umuntu, nk'abantu bavuye hanze bagasanga babaye abanyarwanda ariko badafitanye intuza, umuco n'ibiki, abo bashyirwaga muri intuza, muri kara imwe. Iyo kara yitwaga abashozi. Uriba uri umushozi ni ukuvuga ngo ntabwo uzi, nta totemu yanyu mugira, ntabwo mukomoka hamwe n'abandi n'ibiki byose, ariko abandi bose abahuje cyane cyane totemu daboro, abahuje totemu baba bahuje n'umukurambere umwe, uko ari batatu, nk'uko bariya bafite totemu karapo bahuje uriya mututsi. Murabona Alex Kagame amushyira muri ntuza za clan d'origine b'ibimanuka, ariko nureba neza nujya muri Bible, kuko amateka yacu aturuka muri Bible, ajyana n'iya Bible, ukareba icyo karapo ivuga mutanda Bible, uzasanga ari ibimanuka koko, iriya le karapo. Niba bakubwira ngo uri umwega cyangwa uri umuha cyangwa se uri umukono, ariko ugasanga muri kara yanyu, muri famiye yanyu mudafite totemu imwe, iriya karapo, ni ukuvuga ngo barakometsemo, nturi uwabo, ntibanakwemera iwabo niba udafite iriya karapo nka totemu yanyu. Iyo ntuza ni ngombwa cyane kugira ngo umenye clan yawe uturukamo otantike, kuko iyo uri umuntu uri muri clan yawe, uzi neza n'iyo totemu iyo ariyo, ukaba uzi uti aka kanyamaswa ntabwo wayireba ngo uyitere ibuye, donc nicyo ni ngombwa kugira ngo umenye neza neza niba utarongewe muri clan kandi utayiturukamo. Ubaza bene wanyu, ubaze ababizi, abazi uko mwahuye n'abandi, kuko hari ikiganiro cyakorewe kuri site imwe yasobanuraga ukuntu ubwoko bita nkuko abatutsi, ukuntu bagiye biyemfiritira, babeshya abantu, aho basanze ubwoko ubwo ari bwo bwose, bareba bagasanga burabenteresa, bakababwira uti burya turi bamwe. Barabikoze hirya no hino mu bihugu byose, mu bihugu duturanye. Iyo bagushaka barakwiyegereza bakakubwira bati turi bamwe. Burya irya esprit yo kubeshya ni ntuza, iri muri iri ankre muri iriya karapo, iyo yo kubeshya. Ntabwo bashobora
kuyicika, ntibashobora kuyihunga kuko niyo ntuza ni sinye karacteristique yabo. Kubeshya, kwishushanya, ukiyerekana uko ntuza, donc abantu ugasanga nabwiye nti mbere y'uko ujya kurebera muri Kenya, kubirebera muri Congo, ubirebere no iwacu mu Rwanda. Intuza bariya bantu niba batangirira cyane cyane bakoreye amahano bayakoreye ku rucunshu, guhera mu rucunshu, hashize imyaka urucunshu 894 ni ukuvuga ngo hashize imyaka 120. No, ese 120 igerayo? 110 n'ingahe? 8. Bakaba barasanze ari 677 muri 60, ariko ubu bakavuga ngo 1,600,000 yarapfuye. 1,600,000 yarapfuye muri 1994. Bari 677. Niba warize primaire ukayirangiza neza, wananirwa kureba ugasanga ibyo bintu bidashoboka. Ntibishoboka. Nubwo wazana abapfumu bagira gute, ntibashobora kubyara abantu bangana mu myaka 30 n'ingahe, 4. Ntabwo bishoboka. Donc barishushanyaga buri gihe aho bagiye hose mu Rwanda, abantu babumvisha ko bose ari abatutsi. Abantu bakinjira bakagira gute, bagata ubwoko bwabo, ahubwo bakajya kuba abatutsi kubera ko nibo babaga bari ku ngoma kuva ku rucunshu kugeza n'uyu munsi, nibo bari ku ngoma. Utagiye kunuza baguhamagaye ukanga kuguca umutwe, by'ukuri bo nta kibazo. C'est l'esprit karapo ni uko imeze. Hari za totemu zindi. Ikindi ni uko uburyo le clan zihuje totemu, ntabwo washaka diferanse. Ariko ushobora gusanga nk'abariya abaha, kubera ko baje mbere y'abakono, bashobora kuba kwiyintegra facilement, noneho bakaba barivanze n'intuza, bumva neza, bumvikana kimwe n'abandi kurusha uko ubu ngubu abarimo bakibwira yuko bo basumba abandi, baruta abandi, aribo beza, aribo bagira gute. Abo ngabo bakibeshya yuko ntuza aribo biremye, bavuye mu ijuru. Ushobora gusanga igihe cyo kuzajya kwiyadabuta ku bandi, kubo basanze, ushobora kuzasanga ntacyo bafite. Ariko abashoboye bafite ubwenge bashobora kwiyambura umwambaro w'umanuka, bagaca hasi, bagasanga abandi, bakiyintegra muri sosiyete normalement,
bakava kuko hari abibwira yuko ngo ntabwo abantu twasanze mu gihugu nka ziriya kara uko nazivugaga 10 zari zigeze ku 10 uretse ko na Kagame yanditse donc abazigaba abagesera abasinga abacyaba ababanda abenengwe abongera abungura abasita n'abatsobe dayeri uko nzi ko bari bahari donc abo baje nyuma batangiye kugaragara kuri Rucunshu cyangwa mbere ya Rucunshu bakumva bariya basanze mu Rwanda atakiri abantu bazi ubwenge baca hasi kuko ntabwo kuba baraje ari ntuze de totem karapo ntabwo ari d'origine celeste ahubwo imana yabo ni ikuzimu. Erega burya Rusoferi nayo yavuye yamanutse yahanuwe mu ijuru kuko nawe ni ikimanuka ariko na Yezu nawe yaje avuye mu ijuru. Kagame arakora diferanse ni A na B abagihanga n'abandi bafite totemu karapo. Aho bafite totemu karapo nibo baje bavuga yuko bari hejuru y'abandi kandi baje basanga abandi mu gihugu. Ni ukuvuga ngo bya bindi Kagame avuga ngo ni anteriyeri ntabwo ari byo. Basanze u Rwanda abangaba baba totemu karapo amfete nibo yitira dinasiti ariko dinasiti ntabwo ari iyabo. Dinasiti yashyizweho na Ndori yabaye installe par Ndori na Nyirarumaga iragira kugeza ku mwami Karemera Rwaka. Aho ngaho Alex Kagame Jean Vansina avuga yuko ntuza Kigeli Kirima Rujugira yaje yasambuye ingoma y'Abanyiginya 1770 kandi bari baratangiye mu 1510. Icyo gihe cyose ugiye kugikura mu Rwanda ku Banyarwanda imyaka magana ngahe yose ugiye gukora u Rwanda rwabo baje totemu karapo igihumbi na magana arindwi. Ubwo urumva ayo mateka ugiye gukora ugahera u Rwanda aho ngaho kandi abo baraje ari nk'ingaruzwamuheto binjira mu Rwanda ugakora amateka uyitira u Rwanda kandi uyakorera abo bantu bavuye bari birukanywe i Burundi s'il vous plaît birukanywe i Burundi nande n'ingabo za Ndori zagiye i Burundi kubera ko bari barinjiye i Burundi batwara Uburundi n'u Rwanda ni bimwe. Noneho ingabo ibisumizi bya Ndori bijyayo ntuza birabirukana birabatsemba hasigaye mbarwa ibindi baza mu Bugesera ko mu Bugesera bari baratwawe nanone n'Abanyoro. Abanyoro bari bakiri mu Bugesera ubwo Abahondo ubwo bari abantuza barongoye Nyiratunga bakabyara ntuza uriya Gahindiro bariyo
bari mu Bugesera barafashe Bugesera nk'uko Uburundi bari babufashe, noneho Uburundi buje kwihimura kuri mpuza igihugu kimwe baragitwara, ikindi gisigaye kiza ku Rwanda. Aha rero nagira ngo abo rejeni bamenye yuko uretse ariya moko ya mbere yabanje muri mpuza foromasiyo y'u Rwanda, abazigaba, abasinga, abacyaba, ababanda, abenegwe, abongera, abungura, abasita n'abatsobe. Nyuma yaho hajemo bariya Bagesera. Abagesera ni igihugu bari bafashe cy'Abagesera, barakigira, cyafashwe mu 1799. Ni naho uko Abagesera baje, ni naho haje bariya Bakono baje n'abariya Bega. Buriya bwoko bw'Abakarapo n'Abagesera baziye rimwe, baje u Rwanda ruriho hashize imyaka hafi 300. Noneho aba nibiyongeraho, bamaze kwiyongeraho niho haza kuba en fait abasindi bajemo, nibo batangira, nibo banyiginya, baza ari abasindi ko babitiye abasindi ntumbaze, ariko nibo baje guhinduka abanyiginya. Uko muri ubwoko Alexis Kagame yashyize hariya, yashyizemo abasindi ariko ntiyashyiramo abanyiginya, ariko abasindi nibo baje guhindukamwo abanyiginya nyine. Noneho baje kuba 15. Kugeza ubu ntabwo ndabona wa mubare 19 cyangwa 8 bavuga, ni aribo Abasindi, Abega, Abakono, Abaha, Abagesera, Abazigaba, Abasinga, Abashambo, Abahondogo, Abacyaba, Ababanda, Abenengwe, Abongera, Abungura, Abasita. Jewe naje kongeramo Abatsobe, afite sinabongeyemo kuko iyo urebye za raporo n'icyo Abatsobe bari bashinzwe, kandi babishinzwe ku ngoma ya Ndori, bakurikiranaga iriya mihango y'intuza, donc ziriya za rituweli bakoraga n'ibyo byose, abakuru bazo bari Abatsobe. Urumva ntabwo bashobora kuba bakurikirana rituweli z'ibwami badahaba, bo bari bahari rwose. Kandi no mu gihe cya nyuma bari bafite abakomeye b'Abatsobe benshi kurusha Deyeri, kurusha n'Abega muri ntuza, muri guverinoma. Hari abo Batsobe, donc bariya navuze mbere ni 15, bongeraho Abatsobe 16. Mu bandi bari bafite abashefu n'abaki, Abashingo, Abashingo nabo
bari ubwoko bugize, hari abasiketi nabo baza ari ubwoko. Donc uzavuga yuko afite dekara 19 azareba abo ngabo, uretse abatsobe abandi nabonye 14, abatsobe nongeyeho abasiketi n'abashingo ndaburamo umwe. Ibyo ari byo byose abo ni ukureba, bagomba kuba, abo bose bagomba kuba bafite abongerwamo, bagomba kuba bafite za totemu zabo, bagomba kuba bafite za totemu zabo. Ariko kandi nabwo muri izo za totemu hari iyo bazihuje baba bafite kara imwe mu by'ukuri, izisigaye ni za suka. Nk'iriya totemu karapo, abega, abakono, abaha ni intuzi imwe, ni kara imwe y'abatutsi ifite totemu imwe ya karapo. Abandi bahuje totemu ni ababanda n'abacyaba. Ababanda n'abacyaba bagombye kuba ari kara imwe, bafite totemu imwe y'impyisi. Abandi bahuje totemu imwe ni abenengwe, bahuje totemu n'abazigaba. Iyo totemu yitwa ingwe. Abazigaba, abenengwe bahuje totemu imwe, ni ukuvuga ngo bafite umukurambere umwe, ntabwo ari kara ebyiri zitandukanye mu by'ukuri, nubwo biri uko Alex Kagame yabyanditse kuriya. Nongere nsubiremo, ni abaha, abakono, abega bafite totemu imwe, donc bafite kara imwe y'abatutsi. Kara tutsi niyo igizwe na ntuza. Niba udafite totemu y'igikeri ntabwo uri umututsi. Niba wibwiraga ngo uri we, barakubeshye, ahubwo ugerageze ushake totemu yawe, ushake ntuza kara yawe, kuko birakenewe, bizakenerwa yuko uzagira kara yawe. Abandi bahuje totemu imwe, ni ukuvuga bahuje umukurambere umwe, ni abazigaba bahuje ntuza totemu imwe n'abenengwe, ni ukuvuga ngo umukurambere wabo ni umwe, nibo bazimenyera uwo ari we. Abandi bahuje totemu ni abacyaba n'ababanda. Abo bafite intuza totemu imwe y'impyisi. Ikindi ahangaha nshaka kuvuga muri analize nkora y'ibi bintu Kagame yanditse, ariko we atabyerekana, ntabwo nzi impamvu atabyerekanye. Murazi ko umwami w'u Rwanda Ndoli mu by'ukuri yagombaga, ukurikije uko amateka yo mu bihugu bidukikije yari ameze, bari bafite muri Ankore, mu Bahinda, mu Barundi, bari bafite umwami wabo yari Ntare. Ariko bije mu Rwanda umwami yaraje, ahubwo akora ikintu igishya, afata abari ubwami babiri
ubwami abuha imitwe ibiri. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubwami bw'u Rwanda bwari bufite umutwe umwe w'intare, oya, ahubwo yafashe umutwe umwe awugira uw'umwami, uwa kabiri awugira uw'umugabekazi. Ni ukuvuga ngo ubwoko yaturukagamo bwagombaga gutanga, bwari bufite totemu ya lion, y'intare. We yabaye ndori, ariko umugabekazi amwita Nyirarumaga. Mwumve neza Nyirarumaga icyo ari cyo. Nyirarumaga biravuga ngo ni Nyiramugara. Ni ukuvuga ngo yagombye kuba nyina w'intare. Nyiramugara, Nyirarumaga ni Nyiramugara. Ariko kubera ko babaye umwe, we yibera ndori, undi aba Nyirarumaga. Amfete abantu ntibakurikira, bimera gutyo, ariko bwa bwoko yakara ifite totemu y'intare ariyo yagombaga gutanga ubwami, n'ubundi niko amategeko y'u Rwanda avuga ko ubwo bwoko ari bwo butanga ubwami mu Rwanda. Kagame arabivuga neza yuko iharika atashe kuri Gihanga ari itanga roseri, itanga umwami. Abashambo nibo bari bafite totemu karapo, nibo bafite patotemu karapo, nibo bafite totemu lion, intare. Abashambo muri ntuza ya kwa Nyirarumaga, abagombaga gutanga abagabekazi ni Abasinga. Abasinga bagatanga, babyaranaga n'Abashambo bakabyara umwami. Uko niko Kanyarwanda yavutse. Ibyo ariko muri uku kwandika amateka kwa Kagame byose yabikubise intuza, ahubwo yiyandikira uko abangaba bafite totemu karapo aribo bafite intuza yo gutanga abamikazi, kuko ubutegetsi barabwibye ku mugaragaro, izuba riva, ahubwo batema intuza kugeza n'uyu munsi. Aha niho amateka y'u Rwanda agomba gusohokera, kuvugirwa, akamenyekana. Iziriya za ntuza avuga ngo le clan superieur, ni ziriya z'Abega, Abagesera, Abasinga, Abasinga ntabavuga, n'Abashambo ntabavuga, ahubwo ashyiramo bariya uko bavuye mu Bugesera, bari imbere mu gihugu mbere, ntabwo yigeze abavuga, ntabashyira muri iyi ntuza, nta nubwo abegereza Gihanga. Ngaho ho intuza donc amateka y'igihugu bayakubita intuza, tukaba turimo tugendera ku bintu bita abantu barimo biga, abantu bize amateka bakayiga kuriye nk'uko bayanditse, ntabwo bigeze biga amateka y'u Rwanda. Hari uwo nabonye ashaka kumbwira ngo naribeshye, ngo mvuga yuko
ah, eh, Kigenza ngo Kigenza ni umuhungu wa Rwakagara, uwo Kigenza bon, uko abivuga, uko babishandikanije, eh, nta nubwo ngo nagombaga kuvuga yuko Nyirakabuga ngo ari musaza wa eh, wa Kampayana, Kampayana ubyara Rutagambwa, Rutagambwa akabyara Paul Kagame. Ntabwo byashoboka, ntabwo bishoboka. Niba yaribajije ko nibeshye, ntabwo nibeshye, kuko ibi bintu nabitanzemo ikiganiro muri 2015 nsobanura ukuntu byanditse mu gitabo cya Musenyeri Kizito, bahuza imirimo, bahuza Kizito yarabyerekanye ku buryo butomoye, yerekana yuko uriya Nyirakabuga ari umwana wa Kigenza, nibyo, ariko kugira ngo abe umwana wa Kigenza amushyire muri genealogy ya Kagame, umugore ntabwo ajyamo. Umugore, abana babyarwa muri system patriarcal, babyarwa n'umugabo. Nta kuntu Nyirakabuga yagombaga kujya muri iriya ntuza atari kubera ko bashakaga guhishira amahano yakozwe na Yuhi Musinga, kubera ko yabyaranye na bashiki be. Ubwo muzi bashiki be babyaranye uko bangana. Ntabwo umbwira ngo nagombaga kwandika yuko bahuza intuza Nyirakabuga atari nako ngo atabyaye Kampayana. Ntose yabyawe nani? Urumva? Donc Kampayana yabyawe, biragaragara, igitabo cya Musenyeri Kizito kirabyerekana. Niba bashobora kugihakanya bazagihakanye, nibamara kugihakanya icyo jyewe reference mfite inyereka yuko Nyirakabuga abyara Rwidegembya akabyara Rwagataraka, noneho ariko akanabyara
Kampayana, Kwigemera, wait a minute, no, ndashaka kuvuga Rwigemera, Kampayana, rwa Rutagambwa, Kagame, Cyomoro n'abandi. Ikibabaje kiriho hariya ni uko uriya Nyirakabuga yabyaranye na Yuhi Musinga, kandi umwe ni mubyara w'undi cyangwa se ni mushiki w'undi kuri Kabare na Kigenza. Abana babyawe abagore babyawe na Musinga kandi bafitanye amasano yo hafi, uretse na Musinga. Mwumvise ko navuze Rwakagara yarongoye umukobwa wa mushiki we. Urujeni ni umukobwa wa Nyiramongi. Ariko uraza wageraho ugasanga Kanjogera na Kabare babyaye Musinga. Musinga araje afashe Kankazi. Kankazi ni umukobwa wa Mbanzabigwi. Mbanzabigwi avida imwe na Kanjogera, akavida imwe na Kabare. Bose ni aba Rwakagara. Musinga afashe uwo Nyirakabuga, afashe n'undi witwa Kagisha. Kagisha nawe ni uwa Kigenza. Afashe noneho uyu nguyu umukobwa wa Rukemanganizi. Rukemanganizi ni umuhungu wa Ruhinajoro. Noneho uyu mukobwa wa Rukemanganizi akitwa Mukaruhinda. Uyu Mukaruhinda mu by'ukuri yagombye kuba ari umwishywa wa Yuhi, yaramurongoye. Noneho hejuru y'ibyo, uriya Rwakagara afite se, ari na se wa Nyiramongi. Uriya se azabyara Mukotanyi na Nyamihana. Abangaba bazabyara abana barimo Mukakarema na Kanyange, ndetse na Mukamugema. Mukamugema, Mukakarema na Kanyange baturuka kuri se wa Rwakagara cyangwa se wa Nyiramongi. Aba bagore uko ari batatu, urumva icyo bafitanye, icyo bapfana na ntuze n'uriya Musinga. Yarabarongoye, yabagize abagore be. Urumva yaragiye ashomba mu bantuza, mu bega bakomeye bo hejuru bose, abashyira mu ntuza ye. Ubwo urumva iyo mujya gushaka guhindura amateka ngo mwerekane yuko uriya Nyirakabuga
atakoze amahano. Amahano yakozwe muri ibyo bintu ni menshi cyane hariya muri buriya bwami. Ni nacyo cyatumye uriya mwami bamucira muri ntuza muri Kongo hirya iyo. Ni nayo mpamvu igihugu gishobora kuba gifite umuvumo gifite ubu ngubu. Mukurikirane ayo mateka yacu, barayabeshye, baratubeshye, twe kwiyemera ngo nuko ngo yabayeho, ngo twasanze ariho, ariko uko twayasanze ni ibinyoma badupfunyikiye, twaragiye kwiga kugira ngo tubibeshyuze. Amateka agomba kwandikwa n'abakize, agomba gutangwa, ntabwo ari abapolitisiye bagomba kudukorera amateka wa mugani. Abo bapolitisiye bakora amateka bayandikisha amaraso, ariko ntabwo tugomba kugera ku mategeko yandikishije amaraso. Reka ngarukiza uyu munsi, ntavugwa arareka. Ndimo basoza icyumweru, musoze icyumweru cyiza, batangiye ikindi nabo mugitangire neza, kandi mwibuka ibihe turimo biradusobanurira, biratwereka, biratwohereza mu byahishuwe. Ibyahishuwe by'iki gihe ni ibihe? Ni ukwitandukanya n'ikuzimu, n'izo mana z'ikuzimu zishukisha ubutegetsi, zishukisha amafaranga, zishukisha ibintu. Mwibuke Ndoli ajya kwima iriya ingoma mu Rwanda cyangwa se mu Bumbogo, niho yatangiriye. Yabanje kwikiza umukuru wabo witwaga Byinshi. Nabo uyu munsi birukankira ibyo byinshi. Ibyo byinshi ntabwo bazi yuko ari wo muvumo wabo. Ibyo birukankira nibyo bizabarwa. Ibyo byinshi jyewe nzagendera ku mana yo mu ijuru, ntabwo nzagendera ku mana y'ikuzimu. Imana y'ikuzimu ni iryo faranga, ni ibyo byinshi, ni ubwo butegetsi, ni ibyo byose, ni ibyo byose. Murakarama, gira amahoro y'Imana.